Mwiriwe. Yego. Tubafasha gute? Twari dufitanye gahunda na Dr. Busine. Okay, reka ngende mbere ko ari modern babwira. Okay, sawa. Deni mnyimambi. Ubu nisanga ari iki? Kuva mu gitondo nyirukansana n'ubu namaze. Ibi bintu biraza gukora. Ndavuze mucicikaho ngaho. Okay. Twaragowe pe. Hanyuma mwagenda mukamara. Abagabo mu bari bari kandi. Sawa, merci. Uraramuka unjyanye mu busa giye kandi. Aha. Wanjye nana gushaka kuri abagore bana yisije ubure. Cyangwa nabyangarira gusa. Karibu injira. Karibu. Emile bene makuru. Ni mwebwe mwari muhuze mwasabye appointment ejo bundi. Okay, ndabona no kabisa. Ndababwira. Amakuru yanjye. Amakuru ni meza baby. Karibu kwa Dr. Busine rero. Sawa kandi mani kugisha none uriseho umwana uri wonkere wiwe uri iki? Ni madame wanjye. Ni madame? Cyapa. Niko. Ko none ko washatse uri muto uko? Ntabwo nashatse ndi mutoya. Nakuze. None se ko umuntu utishimye ntazi kandi abantu babanye cyane cyane hamwe mutanamaranye n'igihe muze mu ndabanye na bakuru. Ntabwo nishimye cyane babaye. Utese kandi byagenze biteburire. Uyu mugabo ubona hano. Amaze kundi bisirere. Oya se kandi oya ntibikabi. Cyangwa kugisha inama ariko dushaka gutandukana. Divorce? Divorce. Oya. Divorce. Buriya naguciye ku byo uvuga Busine. Uyu mugore umbonera ahangaye nakoze uko nshoboye kose. Ndaje kwibaba mu gitondo cya kare saa 10. Kwibaba kuri matera. Kwibaba. Sibyo bibaho. Iyo rubika saa 11 ndari nabyutse ambwira ngo tujye gukora divorce. Bimaze imyaka irenga 7. Imyaka 7 mubanye mu rwo buzima gutyo. Hari ubwo mugizeho n'indi myaka mwabanye imbere y'uko Rwanda. Oya se kandi ntabwo. Shoge reka nkubwire. Uyu mugabo ubona hano ni ingirwa mugabo. Ni umugabo ntashobora kuza ngo ateke ngo ndampahire. Reka nta gihaha. Kwirirwa nzana ibindi bigoye ntazi byasinze ankubita none mu iki nkubita. Uyu mugongera kumisa kwana gute? Aho ngiye kurengana burya abagore bagera nibo ba mbere bashobora kuba bagiye imbere yawe kuvuga ati dushake ikibazo cyawe kugikemura. Ndakwingirize nk'umuntu mukuru kino kibazo cy'ikemura. Aho wambwiye ejo bundi rimwe ngo naraguhemukiye. Nakoze iki? Kuzunsinda bari abagore bazanaga hakubwira ati ibi bigore kuburiri bwanjye doge. Ayiwe. Kuburiri bwanjye mbasange n'ikigore ntazo byaturutse n'umwe se ejo zanundi ejo akazanundi ejo. Okay, ushaka tuyisinya none ndire. Tuyisenya batsinye. Urebera divorce ntabwo ari ikintu cyiza cya mbere. Nta kintu nshaka. Oya umva nkubwire mbanza nkubwire neza divorce ntabwo ari ikintu cy'ingenzi cyiza abantu bagomba gukora. Wenda njyewe se nihereyeho nagize nk'amahirwe ngira urugo rwiza ndahirwa mu rugo rwose ndatunganirwa umugore mwiza nini umeze neza byose bikorwa mu. Ariko namwe ni ibintu mwakwiga ni gake ni nk'umwana ugitamuka kugira ngo amenye kugenda agira ni ibintu bikorwa. Wa mugabo rero amara imyaka 7 uri kunyeke. Oya ariko birashoboka yazanye umuntu nawe mu rugo. Nene mu mara imyaka 7 muri gereza. Umuntu wanjye umuntu wawe akora nesha ubutwe buri munsi. Nkaye mubwira akabyana nako yumva. Girene. Ariko mwese mugabanye umujinya rwose wandikane kuko niba ari ibingibi mutangiye kugira na gutyo muratangira muravuga ngajya muri douche ngo yamara koga ngo kibaje bakoropa douche ngo yarangiza ngisabune ngo muri marango ngo baza ngura pH mu myinsi 3 ngo giza urumva mwatangiye kuza mutuntu tubazo tutari formulaire no kwihanganirana ntago divorce ari cyo kintu cyane cyo gusinya hamwe rero mumaranye imyaka 7 cyangwa ngahe birababaza cyane kumva abantu twatashyuka kandi uko babona nabahenze uko burahenda cyane ngo bakiri nkamwe gusanga uko niba warabutayemo amafaranga agera muri miliyoni 4 inkwano kayitanga ngo ni nkwano nani bigiye munsi ya miliyoni 2 bavuga ko ni iminsi basigaye bihagaze watanga iyo nkwano ya miliyoni 2 noneho ukabona miliyoni 3 ziragiye murariye mugize gute abagore nk'aba ngabo usanga banarya neza usanga ari amafiriti n'amanyama ya buri munsi ntibone niba ari cyatanu ku munsi wakuba iminsi 30 bari ibihumbi bingahe bigira ngo hari umunsi naratanga gutahana inkoko ndakurambiwe hari umunsi naratanga ariko inkoko buriya rero wa mugabo we inkoko ntabwo nicyo gisobanura urukundo urumva hari ibindi bintu umugore bakeneye hari umunsi naratanga gutahana inkoko nyitamo amarira bivuze iki niko ibyo bintu byose nyumvira ibintu ngaho abike gute oya no gutuza mukihangana mugacisha make mukagira mute dore nanjye hangaha ni simba norohewe ariko ndababwira ngo uretse gato nitabuye umuntu
sibyo kamamagara uyu muntu numve wa mugabo ni bari wariraye ndetse numve muri divorce ntabwo aricyo kintu cyambara ahangaha ariko uramamagara umbaza iki wandetse nkakora akazi oya ntabwo bishoboka ntabwo bisobanuka ariko amafaranga wifata ukayakoresha ukagira gute wanagize ukambwira ngo tubane ngo tugire dute ntabwo bishoboka je ntabwo nabana nawe baretse mutuze mwihangane sibyo ndimo ndababwira yuko divorce ntabwo ari ikintu cyiza cyo gukora hari ubundi buzima hari ubundi kuntu mwabigenda niyo buri wese yafata icyumba cye n'undi agafata icyumba cye mukazajya muhurira mu kindi wenda niba ufata ukunda kuba hehewe ushobora gusanga wewe ukunda kwibera i Burundi uyu ukunda kwibera muri Uganda ugasanga umwe abaye i Burundi undi abaye Uganda iki Rwanda mukabuyobora iki mukarugira saro yanyu muzajya muhuriramo hagati yanyu urumva kandi abona gare saro yose kugira ngo muyihuriremo mugushaka imihanda y'ibitaka niba mufite intebe za kaki mugashaka no imihanda y'ibitaka ifite izo ngizo ntebe za kaki mufite intebe z'umutuku mugashaka imihanda ningi ikunda kuba irimo inuza indaya n'abasinzi bakubitwa ugasanga umuhanda wose uzuye amaraso nyine nk'intebe z'iwanyu ariko muvuga ati saro muri mufite abana mugabo ntabwo nagira ubwo no muri imodoka enye azibogesha aziha bene wabo ambwiye ngo yahaye musaza we yahaye nde famille yose exactly je ni ibintu mugomba kumvikanaho n'ubu urambwira ngo ndakwanga ngira ngo tujye kungura divorce niba ariko bimeze je nanze uburaya bwawe ubuye buragenda ko inshingano z'umugabo ko nyewe ndi kubyumva ku kibazo cyanyu ndi kumva umugabo ni indaya umugore nawe urumva nawe ni iki araya arasesagura imitungo y'urugo byose yaramaze byose arasesagura ariko urumva nawe izo ntayuzana nabumva nawe ntabwo uzi niba ari indaya wowe uraye urumva rero kugira ngo agire inama ariko ubaturutse uyu umugore wanjye n'umudamu wanjye Rusi sinyagira vuba sinyagira vuba no nangaho sinyigize kandi none shamba barira ini nshaka ngahe sinshakanye guseka kanya upfuranutse ubwame ngo mwaje kugisha inama ngo bigiye ngo kuba abakiriya ahangaha umva tubandike muri ibibazo byawe ubone ko gukemura iby'abandi sibyo urayumva neza ntabwo bindeba sinyangagira hano wanzaniye shasi kugira ngo ngende niwe ndindiriye bisinye kabisinye gira barira uramboneraho toza none rero ngo mwaje kugisha inama madame iki wowe urambaza iki hano wanzaniye shatse nyane igenda sigarurwa n'abangaba abundi wajya urubanza ugakemura ibibazo byawe zikaramu ngiye gusinyisha marike hano wanzaniye make batabigusinya gira vuba ngaho soni wowe ariko si inshuro zose twabanye twagize nakubwiye ko ndabakizina kinzanye na shagira vuba gabanya imikino aho ngaho ibi ndabirambiwe noneho akora sinyisha ikurera inkande iyo ni bike wowe iyo ngenza yigera mu buyobozi ariko si ubuyobozi bundi utari ngewe n'ubu rata nibyo ndimo ndababwira divorce ntabwo ari ikintu cyiza cyo kugira ngo cyo guhitamo umugore batabigusinya ushatse kumbwira ko muri iyi biro yabagusemo bike buretse gato manza ndangiza ikibazo cyanjye n'umudamu ahangaha sibyo mwihangane rwose ikibazo cyanjye ukemura ibyawe ubone kuza kwiyoberanya imbere y'abaturage ukemura ibyawe sibyo niko ye mugabo nari ndimo ndababwira ko bya divorce ntabwo ari ikintu buretse ntabwo mwagenda gutaka reba ngo n'ugurisha umuntu nambuza abakiriya kandi bagomba kwishyura amafaranga aya mafaranga niyo bagomba kwishyura kuko ari abana minirivare tukagera buretse ikiranga papa wanjye ikiranga gato ndakwinginze ikiranga banza wicare gatoya turavugana njyewe nyizira we n'umudamu wanjye turabanye turazi turazi ngira buretse ntabwo nagira mu rugo mugoroba wahagaze si urantindira gira gusa ntawamenye kaza ko ngo uze byiza ngiye kwigura ku muhanda nyikuzanire niko secretary wa muserese buseniste wanjye reception mbese uko ntabwo bishoboka nta karamu mfitanga hadi ndi yanyine ninyitije ahangaha hirya ubwo rero ayiburishije yabitwaje ukaza kubisinyira mu rugo nicyo nanjye ndimo ndamubwira mu rugo ariko ibyo mu rugo we birakureba maze cyo ibintu genda vangaruka bisinyira ko genda tubimenye we ngize cyane genda njyaho pa none se birangira noneho mutangiye genda vamo ubisinye ntacyanzanya baba batangiye gutongana natwe dutongana kwa nawe ukemura ibibazo bive mu nzira ariko imaje gusasa uranicaza mu kanya kana ushaka ndakizi genda umwishyurire ndabizi nicyo kintu wari ukeneye sibyo udufaranga ngewe akira nyine genda udufaranga ngewe akira nsinyira ipapuro ngenda basi se nyongere babonye ngende ngo kubashikisha ibishingwe tungutu
Hakuno uri gushaka nandi ku mugoroba. Ushatse Kuko ngira ngo abangaba urabona nanga ngo ubundi kuri umukino. muza Rero kuri naje- session imwe kuri Ase abantu. ubona naje gukina ahangaha ubona naje gukina Iki ntabwo cyari ikintu cyiza cyo gukorera aha fata ngaha. bike n'akaboko kawe usinye hari akandi kazi nguhaye Ntabwo byari byiza. Ureba ndabona agafuniko kayo yo ko. ariko rwose yandikiranye n'uyizana ni iki Izi ngizi kuko zirebana na nyamwana ava muri ibyo rusine we siko wibonye koko kari kose ntabwo byari basi se biriya bintu bizatsinda nawe uguteza yombi ngaho mbwira nibyo nababwiraga rero. Reka wa mugabo rero twikomereze. ku twago Oya reka twikomereze biriya tubireke. Kariya kara gaciyemo. Divorce ntabwo ari ikintu cyiza cyo gukora nk'umuryango. ukoze iki nonaha Hari umugabo ugeze kubivuga neza w'umushimisite, urumva yize iyobokamana mu bijyanye na religiyo, muruza muri kaminuza y'Ubwongereza yubatswe ku nkunga ya koperative y'abanyonzi b'Abanyamerika. Avuga yuko buriya divorce ntabwo ari bwo buryo bwa mbere umuryango ugomba kwikora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Niyo mpamvu ikintu nabashishikariza rero nk'inama nabaha kugira ngo mugende mwongere mwisuzume murebe mushaka uburyo ubuzima bwanyu bwakongera bujye gutera imbere. Ni wambaye muceceke bw'ikiremwa muntu gishingiye ku nyokomuntu. ni wambaye muceceke wazanye impapuro nanjye muzibisinyire None se nawe murashaka kuzisinya? ndazisinya muga Okay, noneho kundi bari byo bose bifuza soke okay, njye noneho mu mafaranga yanjye mu mafaranga y'iyi session ibisigaye ni ibyawe ariko nyewe ntabwo nabashyiramo gutanga divorce rwose. genda na Muyishyura kuri ase urajya reception. hehe batazakira urajya hehe Muyishyure kuri reception hariya. Muza muri accountancy. Urumva? ceceka nawe wisongiriye nabo ndokora Ubona twese badataye niko baretse tukiganira. tuganira Uretse mata nange mugani. usangira muri umugore wawe ndakwira Madamaze nyamba reka muri. Ntabwo yishinga bariya. Warekana tugahuza ikibazo n'abantu duhuje ikibazo tugateranya. Surumwe ko amafaranga yaguze umugore amaguze. Ya. Nta kindi nakora. Karengere mu kabari.